Yes, hello, nongera kubasuhuza no kubaha ikaze hano kuri Day to Day TV. Ni wa mwanya twabateguye ngo tujye tubagezaho amakuru ari kugenda acaracara hirya no hino muri sport, showbiz, politic news ndetse n'andi makuru agenda acaracara hirya no hino muri entertainment yose muri rusange. Amakuru rero aba ari kugenda acaracara muri showbiz aba ari menshi cyane ndetse na sport. Aka kanya rero ni ku kanya tugiye kugira ngo tubanyuzeho amakuru ya showbiz, dore ko aba ari menshi cyane agenda acaracara mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Aba ari menshi cyane rero mwamenyereye amakuru ya siporo, ariko na showbiz yose arahari, amakuru ya politiki, amakuru ari trending yose turajya tubagezaho gatanu kuri gatanu. Nangira mbasuhuza rero mu mwese mugiye muri hirya no hino mu mpande enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abantu muri mu ntara y'amajyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse no mu burengera bwaryo, abantu bari mu karere ka Gasabo, mu karere ka Nyarugenge ndetse na Kicukiro, mwese mbahaye ikaze. Abantu bari Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Rutsiro, Rubavu, Ngororero n'abandi, Musanze, Muhanga, Huye ndetse n'abari mu karere ka Gicumbi, mwese mbahaye ikaze. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abantu bari muri bino bihugu bine bikikije imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, Uganda, Tanzania ndetse na DRC, mwese mbahaye ikaze. Abantu bari hirya gatoya mu gihugu cya Kenya, namwe ndabasuhuje. Abantu bari mu ntara ya gatandatu cyangwa se abadiaspora, mwese ndabasuhuje cyane, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi, mwese mbahaye ikaze kuri Day to Day TV. Amakuru rero aba ari gucaracara mu isi ya siporo cyangwa se muri showbiz aba ari menshi cyane. Muri siporo tuba twabarangije kubivugaho, biba byazindutse bivugwa cyane ari byinshi cyane. Okay, twihuse cyane ubasuhuza ni MC Sangare, wisanze uri kumwe n'abasare ko na bimwe n'abasaza, ni wa musaza wanyu MC Sanga wabamenyereje kujya bagezaho amakuru yose kugenda acaracara mu isi ya siporo ndetse no muri showbiz. Akanya rero twifutse cyane ari gucaracara muri showbiz ni menshi cyane, mwari mumaze iminsi mukunda kuyambazaho kenshi cyane, niko kanya rero tuba tugeze ngo tuyabagezeho gatanu kuri gatanu. Siporo yo weekend yarangiye, imikino igiye iba ari myinshi cyane. APR yaratsinze, Rayon Sport yaratsinze, i Burayi Man City yarakubiswe rwose. Man City match nari ndi gukurikira cyane gatanu kuri gatanu, aho bita Amadou Diallo, umukinnyi wa Cote d'Ivoire, asebye ikipe ya Man City, atsindira ikipe rero ya Manchester United. Yakoresheje penalty maze ubita Fernandes ayiterekamo neza cyane. Bidatinze gato cyane n'ubundi Amadou Diallo nawe yiterekeramo ikindi gitego, maze Manchester United ihita ibona itsinzi y'ibitego 2-1. Kimwe rero cya Man City cyari cyabonetse kare mu gice cya mbere, bituma Man City nyine ihita itakaza umukino gutyo. Ikipe ya Chelsea yo yitwara neza nk'ibisanzwe. Chelsea niyo kipe wavuga ko isa nk'ihagaze neza muri shampiyona y'Abongereza. Chelsea dore ko yari yitezwe n'abatari bake cyane kuri iyi si yose, dore nyuma y'uko Arsenal kwa gatandatu yari yanganyije, Liverpool nayo iranganya ibitego 2-2 nyuma y'uko yanabonye penalty. Liverpool mbese ko ariyo yari iya mbere, yari ifite amanota 35, itibona inota rimwe igira 36. Chelsea rero niyo ibakurikiye ifite 38 nyuma yo gutsinda umukino w'ejo, kuko yari isanzwe ifite 31. Chelsea ikaba yarakubise Brentford ibitego 2 byose kuri kimwe. Ubwo Man City yigomeje kuba epfo mu bishekeri, ifite amanota 27 yonyine, ariko Man yo nubwo yatsinze n'ubundi iracyari mu myanya ya 10. Mu Rwanda ho Rayon Sport iracyayibona amanota 33, APR FC ni ya kabiri n'amanota 25. Ikipe yitwa Gorilla nayo yaratsikiye, yagombaga gutsinda igahita ishyikira ikipe ya APR bikanganya amanota 25, ariko iratsikinganya n'ikipe ya Kiyovu Sport 1-1, bituma igira amanota 23 yonyine. Twihuse cyane rero amakuru ari kuvugwa muri showbiz yo ni menshi cyane, niyo ndayishinga muri aka kanya. Umunyamakuru akaba n'umunyarwenya w'imyaka 67 guturuka mu gihugu cya Amerika, bamwita ni icyamamare cyane, bamwita Steve Harvey. Uyu munyamerika rero akaba n'umunyarwenya ukomeye cyane, wagiye umenyekana cyane kuri televiziyo, azwi cyane nk'umukinnyi wa filimi, azwi cyane nk'umwanditsi w'ibitabo byinshi cyane bigiye bitandukanye mu gihugu cya Amerika. Rero uyu nguyu akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje gusura igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari n'umushoramari ukomeye cyane.
akaba yarasuye urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ku Gisozi, akaba yaravuze ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiza cyane wakigiraho amateka bitewe n'ibihe bibi cyanyuzemo, ariko kikaba cyarabashije kubyitwaramo neza cyane. Uyu munyarwenya rero akaba n'umunyamakuru yavuze ko igihugu cy'u Rwanda yifuza kugishoramo imari, we na timu ye bakaba bifuza gushoramo imari mu gihugu cy'u Rwanda bidatinze cyane. Akaba yaravuze kandi mu magambo akomeye cyane mu kiganiro yagiranye na RTV cyangwa se RBA, yavuze ko urubyiruko cyangwa se abana bakiri batoya cyane baba bakwiriye gufashwa hakiri kare cyane, mu mpano zabo zikazamuka hakiri kare, dore ko ari bo b'ejo hazaza. Abana ba Afurika ngo nibo singi y'iterambere kandi nibo bafite kuzagira icyo bageza kuri Afurika ejo hazaza, aba bakuru babo baramaze kubyina bavamo cyangwa se baramaze kwiviramo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani nibwo Steve Harvey yinjiye mu rwenya, maze icyo gihe atangira gukora ibiganiro bikomeye cyane nk'ikizwi Steve Watch, yitwa Justice Hill n'ibindi bigiye bikomakomeye mu gihugu cy'Amerika cyangwa se ku isi hose, n'abakunda kumukurikirana kuri social media. Uyu munyamerika rero nk'uko nabibabwiye kare, akaba afite imyaka 67. Steve Harvey akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda rero, wamwigiraho byinshi cyane, ni umugabo ukomeye cyane, wamukurikirana cyane, ni umunyamakuru w'umunyamerika. Ni byinshi cyane rero twagenda tumuvugaho cyane twihuse cyane. Reka tujye ku mugabo witwa Kiramani w'umunyarwanda. Kiramani mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda yavuze ko umuryango we bose bibera mu gihugu cya Amerika. Kiramani ni umugabo urwa neza cyane, cyangwa se ni umugabo wagiye ufasha abantu benshi cyane kuzamura impano zabo. Ni umugabo uvuga ko nawe bwe bijya bimucanga cyangwa se bijya bimuyobera uburyo afite abakinnyi benshi cyane bakataraboneka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukinnyi wazamutse ku bintu nawe bisa nk'ibyamutunguye, kuko yagerageje cyane gushaka kwinjira mu rwenya biramurushya, dore ko yinjiriye kwa Nyagiso Comedy, maze Nyagiso agasa nk'umugora bwa mbere kugira ngo yinjire mu ruganda rwa entertainment, dore ko Kiramani yigeze yivugira ko bwa mbere yajyaga ajya kuri tera ahantu ba Nyagiso bari gukinira, maze akajya batwaza udukoresho nka Bibiliya, akababaza ati nyamara ibintu nabishobora, ntibamwizera, ariko umunsi umwe iyo yakinnye arabishobora. Uyu Kiramani rero ubwo yari ari kuri tere, yahuye n'umugore wari umaze igihe kingana n'umwaka urenga amwandikira amusaba ko yamushyira muri timu ye bagakinana, maze rimwe kera kabaye baza kubonana, ari nabwo Inyarwanda yari yabasuye uwo munsi uwo mugore yahageze. Kiramani rero n'impuhwe nyinshi umugore yaramuririye, maze birangira abuze uko amuhakanira, amwemerera kwinjira muri timu ye y'abantu bagera mu 100. Kiramani rero we ajya avuga ko afite abantu barenga 40 na bangahe, ariko mu ikayi habanditsemo abantu bagera mu 100. Kuri terine ntabwo hajya habura abantu ngo bagera muri 35 bari gukina ako kanya direct. Hari n'undi mwana ngo waturutse mu karere ka Ngoma rero abeshya iwabo ko aje mu mujyi wa Kigali kubonana na Kiramani, ngo bamaze kuvugana, nyamara ari igihu ari guha iwabo ari kugira ngo aze ashake Kiramani, maze mama w'uwo mwana aha umwana we impamba y'ibihumbi 50 ngo azamuhere Kiramani amusuhurize, cyangwa se nk'agashimwe azaha Kiramani, cyangwa se agatobe nk'umuntu uzaba ugiye kumufasha kwinjira mu ruganda rwa sinema. Uwo mwana yabwiraga nyina ko Kiramani ari umuntu ugiye kumuhindurira ubuzima, kandi azahita amwiza muri timu ye bagatangira gukinana, ko bamaze kubyumvikana. Maze nyina nawe ntiyahwema kubyumva, dore ko Kiramani ngo basanzwe bamukurikirana kuri televiziyo ndetse no ku matelefoni, ko akunda gufasha abantu benshi cyane, kandi ari umugabo ugira impuhwe nyinshi cyane. Umwana rero Kiramani akaba yavuze ko byamugoye kubyumva, atari ibintu yapfa guhita yihutira gufatira umwanzuro, dore ko anafite abakinnyi benshi cyane, ngo abafana ngo afite ni benshi cyane baba bifuza kwinjira muri timu ye, ariko abura ahantu yabashyira. Agiye kujya yakira buri muntu ngo uwo ari we wese ku kwezi, ngo ajya yakira nk'abantu barenga 1000 bose. Kiramani rero ni umugabo utorohewe rero abenshi, kandi hari na comment bagiye bakunda kwandikamo cyane, dore ko Kiramani ari umugabo ukunda no gufasha abantu ku muhanda hanyuze, akunda gutanga amafaranga. Barongeye baravuga, bamwe baratebeje baravuga ati Kiramani bitewe n'ukuntu akunda gufasha abantu bishobora kuzarangira akennye, ariko ibi ngibi twabyita nko gutebya. Twihuse cyane ku kiganiro
Gasuku yagiranye n'uwita Nyagiso Comedy. Gasuku rero ikiganiro yagiranye n'uwita Nyagiso Comedy cyangwa se umunyarwenya witwa Nyagiso udakunda kugaragara cyane muri entertainment, ukunda no kubihakana avuga ko atari umunyamakuru muri entertainment cyangwa se adakora ibintu byo muri entertainment. We yikorera nk'umunyarwenya, yikorera nk'umukinnyi wa filimi, ibintu byo kumuzana mu bintu by'amayinterview ntabwo ngo abikunda cyane. Ni gake cyane rero wamubona muri interview aba ari nko kumufatisha bigoranye. Gasuku rero yaramwegeye baraganira cyane ibintu byinshi cyane kuri Gasuku Media. Gasuku birangira abajije Nyagiso abakobwa akunda cyangwa se abona beza mu gihugu cy'u Rwanda. Nyagiso rero byabanje kumugora cyane kubona abantu benshi yahitamo. Abantu benshi bari biteze ko ashobora kumuvugamo ba Aisha, ba Nyambo n'abandi bagiye batandukanye, ariko uyu Nyagiso byaratunguranye cyane. Yivugiye bwa mbere na mbere witwa Aline Sano, avuga Muyango, avuga Mutesi Jolly, yivugira Kadete uriya wakinanaga na Basabe, yivugira DJ Brian, DJ Felix, DJ Sonia n'abandi bagiye batandukanye. Uyu Nyagiso rero akaba avuga ko nyamara kari kera ashobora kuzagaruka nawe akajya atangira kujya akora ibintu bijyanye no muri media, akajya agaragara muri media cyane ko abantu bagiye amubura bigiye bitandukanye. Gasuku yagomeje amubaza impamvu atazanyemo bita Aisha, avuga ko yireguye, avuga ko adashobora kuvuga umukobwa bakinana nyine bitewe n'uko basanzwe bamenyeranye. Twihuse cyane rero, hari indirimbo nshya yamaze gusohoka, yamaze kujya hanze cyane, imaze amasaha make cyane, bayita Kuba Umugabo. Kuba Umugabo ni indirimbo yagaragayemo abahanzi benshi bagera kuri 6. Indirimbo yagaragayemo abantu bagera kuri 5 cyangwa se abahanzi nyarwanda bamenyereye mu muziki nyarwanda. Bamwita Zizu Ali Pasino, afatanyije n'uwitwa Bulldog, Calvin Mbanda, P-Fla, Jay-Z ndetse na Fireman. Indirimbo rero bayise Kuba Umugabo, ni indirimbo iri guca ibintu kandi ikiri shyashya. Uwo bita Cheat Magic ku kiganiro yagiranye na Isimbi TV, kaba rero hano umugabo nawe agomeje agaragaza agahinda agomeje kujya agirira muri entertainment, avuga ko entertainment itamubaniye habe na gatoya. Entertainment ngo ntabwo ayibayemo ku buryo yakwifuje kuba ariho. Entertainment ngo ituma ahora ahangayitse cyane, kandi ngo kera yari umuntu uhora wishimye, aseka, anezerewe, ariko kuva yajya muri entertainment ngo ahorana urugamba rwo guhora ahanganye n'ibibazo byinshi agenda ahora nabyo muri entertainment. Ngo yarahungabanye bikomeye cyane, yarahungabanye nawe bimugaragaraho ku ruhande rwe, ariko abantu nyine bazi ko ahora yishimye, ariko we avuga ko yahungabanye, yarababaye. Media ngo si nziza ku ruhande rwe. Media ngo irasebanya, ivuga ibintu byinshi. Uri umuntu ushaka kubaho utuje ngo niwajya muri media. Ni inama Cheat Magic agira abantu benshi cyane. Twihuse cyane rero, indirimbo zirimo ziraca ibintu muri iyi minsi rero, indirimbo zaciye ibintu cyangwa se zirimo ziraca uduhigo, zimaze kubona amamiliyoni y'abantu bagiye bazikurikira mu gihe kitari gito cyane zisohotse. Indirimbo yitwa Sambora ya Chris Easy. Indirimbo yitwa Sambora ya Chris Easy rero mu gihe kingana n'ibyumweru 2 imaze gukurikirwa n'abantu barenga 1,500,000. Indirimbo yitwa Sikosa ya Kevin Kade ndetse na Deben ndetse na Element imaze gukurikirwa n'ibihumbi 7 n'abantu 300 mu gihe kingana n'amezi 3 yonyine. Indirimbo yitwa Mami ya Rose Kana imaze gukurikirwa n'abarenga 1,100,000 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Indirimbo yitwa Ihema by Dorcas na Vestine imaze gukurikirwa n'ibihumbi 959 mu minsi 13 yonyine. Byumvikane ko nani byumweru 2 iramara. Iyi ndirimbo rero byumvikane ko iramara ibyumweru 2 imaze kuzuza nayo miliyoni mu gihe gito cyane. Byumvikane ko indirimbo ishobora kuzuza nk'ukwezi imaze kugira miliyoni zirenga 2, kuko indirimbo iri kwihuta cyane, dore ko Dorcas na Vestine ari mu bahanzi kazi nyarwanda bari kugenda bakurikirwa bya hato na hato, ari gukurikirwa n'abatari bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Indirimbo yitwa Boyfriend by Bwiza ndetse na Deben nayo yujuje miliyoni n'ibihumbi 900, iri kwenda kuzuza miliyoni 2 mu gihe kingana n'ibyumweru 3 byonyine. Indirimbo ya Bwiza yitwa Ahazaza mu gihe kingana n'amezi 4 imaze kuzuza miliyoni 2 n'ibihumbi 700. Nayo wumve ko ni indirimbo imeze neza cyane. Indirimbo yitwa Nicki Minaj ni indirimbo ya Bruce Melody imaze kuzuza miliyoni 1 n'ibihumbi 300 mu gihe kingana n'iminsi 10 yonyine.
indirimbo rero nayo isohotse vuba igiye kumara icyumweru imaze iminsi 6 yitwa kwivuyanga ni indirimbo iri guca kuri channel ya Mico The Best rero ni indirimbo yafatanyije na Alconsin, Afrique, Marina ndetse na Bushara, imaze kurebwa n'abarenga ibihumbi 280, bikane ko ishobora kumara ibyumweru bibiri imaze kurebwa n'abarenga 300 cyangwa se 500, nawe wamenye. Reka tugume tubikurikirane. Amakuru rero bari gucacara muri showbiz aba ari menshi cyane. Amakuru ya Jackie yo mwarayumvise cyane, dore ko Jackie avuga ko yashimiye RIB nyuma yuko imurekuye bitewe n'ibintu yagiye agaragaza kuri social media, bikarangira bamufunze. Rero akaba yarashimiye RIB kuko yaramurekuye hakiri kare cyane, akaba yarasubiye mu rugo. Amakuru rero ni menshi cyane, tugaruka tubabwira kuri siporo. Ejo ni siporo, ku munsi wundi ni siporo. Mbibutsa ko live turajya tuzikurikirana 5/5 match zose kuri live hano kuri Day to Day TV. Nta kintu tugusaba sibye gukanda subscribe, share na comment kuri Day to Day TV, maze amakuru yose akajya kugeraho 5/5. Ngewe rero wabagezeho amakuru ni MC Sanga, wisanzwe kumwe n'abasare ko bimwe n'abasaza. Ciao.